hanyuma ubwira iki umugabo utoteza umugore umubwira amagambo adakwiye umwita amazina mabi ntacyo namubwira wamumana mukubita ntabimubwira iki ntabwo aza agaciro k'umugore umugore isezerano turabizi ko isezerano ntabwo ripfa kwizana muraganira mugahuza ibitekerezo mukarambagizanya mukemeza kurushinga mwamara kurushinga mugahamagara imbaga y'abantu mukabibereka nyuma y'amezi 9 mukabyara mukagira umwana ubwo hagati harimo iki kurarana gusangira icyumba gusangira amashuka gusangira imibiri gusangira ibiryo gusangira dushe gusangira byose arangiza akabyara yamara kubyara kabiri mubyaranye kabiri ubwo buzima bwose mwabanyemo ukamubona nk'ikimbwa ihaze uwo n'ugukubitwa cyane rwose udaha agaciro iyo nzira nkubwiye wifata umugore umaranye n'umugabo imyaka 3 ngo uvuge ngo yatutse umugore we no banza ukore ngo none uwo n'umugabo wo gushukwa cyama matwi umugabo ugirwa matwi se nuwe n'umugabo shira hasi ukubite niko bimeze mu matwi rambika erega impamvu nkubwira ngo kubita rambika ukubite nuko bene uwo mugabo. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi ahantu twasohotse twigendeye twavuye muri studio nakuzanye muri twatsi wikundira. Yego. Umeze ute mwarimu? Ndaho ntabwo ari twatsi gusa ntiwumva ko n'igisiga kiri kuvuga bikajya mo hano. Yego. Aha ni ahantu heza cyane mu karere ka Bugesera. Iyi ni hoteli bita Palace Rock Hotel. Na ahantu batwakiriye basanzwe batwakira ngira ngo ngiye natangiye kwagenda za 2015 twagiye twagirira ibihe byiza abo twagiye tubakorera ama anniversaire amahugurwa twagiye tubakorera tukabyina kuri piscine ndetse na ahantu tumenyereye nubwo hagenda haguka ubu turi ni muri jardin inyuma ya hakabaye amacumbi na piscine ndabona n'ikibuga cya tennis barakigize so na ahantu rero twaje ntabwo twaje tuje kuhatemberera ariko turi muri gahunda y'umunsi w'abagore nkuko bisanzwe iteka uyu munsi ku rwego rw'isi ni umunsi mpuzamahanga wagenewe umugore ubwo twongeye tubasuhuze abagore bose hanyuma turakurikizaho icyiciro cy'abagore noneho biswe amazina abagira abagore koko ngabo bazana inka ngabo ba mutegarugori ba mukobwa jana ba nibakwe ba mugore wera ba mushiki wabo ba mugore mwiza ba buretse gatoya ba n'umukobwa abo bose uyu munsi ni uwabo tuba tugomba kuzirikana itariki nk'iyi rero izo gahunda nibwo zatangiye hanyuma icyiciro cya nyuma rero ni abagore muri rusange abafite ayo mazina muri rusange hanyuma ngewe rero nyira n'amahirwe ko umugore wanjye mama w'abana banjye yawe yavutse kuri no tariki avuka kuri iyo tariki umunsi bemejeho uwo munsi angana n'uyu munsi mbese angana n'uyu munsi umunsi bemejeho ko itariki ya 8 Werurwe uzajya aba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore ni nabwo umufasha wanjye yavutse so urumva ni ibintu by'uruhurirane rero bisanzwe rwose urabona nawe urabibona cyane rwose cyane uyu munsi ni umunsi wowe uvuga gute ni umunsi ufata gute okay numunsi nuvuga ngo uyu munsi hashize imyaka 51 twizihiza umunsi w'abagore bivuze ngo abawutekereje hari ibyo babonaga bidahabwa umwanya ngo abantu batekereze ku buzima bw'umugore muri rusange ni umunsi waje ukenewe nubwo wenda iminsi tumaze tuwizihiza hari byinshi byagiye bigerwaho ngewe ahantu iyo mvugira abagore cyangwa se gukunda abagore kububaha mfite henshi mbikomora ko nge navutse mu muryango urimo abakobwa benshi cyane barimo abakobwa benshi cyane ko twari dufite abakobwa 8 n'abahungu 3 abahungu bari bake noneho nge buretse itonde gatoya noneho ngewe muri ubwo abahungu 3 umwe arapfa undi arahunga sigara mu Rwanda ngenyine mu bakobwa bagera muri 6
ebana bose babaga babyiganira kuma serivisi kurumva nari nyine najya kujya ku ishuri buri umwe akaba ashaka kuba ari we untegurira ibyo njyana ku ishuri donc ibyanjye byose bagomba kubibungabunga noneho abo twari dufite bakuru bashyingiwe muri vacances ukonje muri vacances buri umwe ashaka ko musura nkatindayo so mba muri ubwo buzima ndi mu maboko y'abagore niko nabyita kuko bashiki banjye bari mu rugo nari nkanjye ninjye muhungu wari uhari njyenyine ko mukuru wanjye wo nubwo yari yarahunze yarandutaga cyane niyo yari kuhaba ntago yari umuntu twahuza urugwiro yarandutaga cyane adusha nk'imyaka 20 irarenga 20 so rero urumva abo bashiki banjye bamfashe neza nzamukana uko kumva kubaha umugore noneho bihumira ku mirari amatabyara amavuta ngiye gushaka umugore nshaka uwitwa mutegarugori urumva biragize so numunsi rero nibaza ko abantu bari batuye isi icyo gihe bari bamaze kubona ko hari bikenewe kugira ngo umugore atere imbere hari imvugo nziza zivuga ngo iyo uteje umugore imbere uteje igihugu imbere urugo imbere tubigendera ngira ngo muri 2023 ubwo hari agacana nigeze gushinga nateguye documentaire ku bagore muri rusange kuko abagore ni abeconomiste bacunga neza ntago bahombya umutungo igihamya zirahari abagore naba muri traffic mu manuka zo mu muhanda abagore bafite pourcentage ntoya icyo gihe narakoze icyegeranyo nsanga muri gereza hariyo abagore bafunzwe ni 5%. Nkaho ibyo bidahagije ndongera njya ku rubuga rwa Minijust n'urwa RIB ahantu hari urutonde rw'abantu leta isaba amafaranga kubera ibyaha bakoze baryozwa nsanga abagore ni 2%. Nabwo ndongera ntera indi ntambwe ndabavuga ngo ndareba abundi bazize iki ugasanga umugore yatanze ruswa y'ibihumbi 10 ariko wareba icyo yatangiye yagira ngo bafungure umugabo we nuvuga ngo nibyo byaha bikeya bagwamo babaga yego sanga harimo abadamu mu bitaro bya Murunda cyangwa Kirinda cyangwa Mugonero byo muri West harimo abadamu babiri ariko ugasanga icyaha yaragifatanyije n'abagabo nka 3 urabyumva izo ni detail ku rubuga zirahari so ibyo bivuze ngo gutekereza kuba umugore yatera imbere akajya muri mu micungire y'imbere mu buzima bwose bw'igihugu bitanga umutekano. Icya kabiri nkunda abantu yo nkora observation nkunda kureba inteko zirimo abagore bakeya mu Rwanda twebwe turi hejuru ya 60% ku bagore mu nteko ariko irebye inteko zifite abagore bake bararwana baterana intebe abagabo bahorana umushiha mu nteko buri wese abareba undi ashaka kumusumira ariko inteko irimo abagore benshi watinyuka se ahantu hicaye abagore 3 haba hicayemo umugabo umwe yashatse kurejisa bya bindi bya kigabo kuzamura areba gutya yareba gutya ayiwe agapowa noya ntabwo kuvuga ngo cira birarura umutima uhitutuza ahita avuga ati ahantu hari aba bantu uko bandebye ntabwo nakora ibyo naringiye gukora urabyumva icyo rero ni ikintu kijyanye niba tubona umugore mu gucunga umutungo tukabona umugore mu gutwara imodoka tukabona umugore tukareba umugore mu abapilote bo nta mibare mfite ndagenda gakeya tukareba umubare mu gukora ibyaha bafite 5%. Muri gereza harimo 5%. So byaba bigaragaza ngo kwirengagiza kwimakaza umugore byaba ari kubutaza hujya ari nuwo mutekano buriya abagore nk'umugore wo mu cyaro 5,000 ashobora kubihahisha icyumweru ariko umugabo ashobora kubirya umunsi wenyine umugore akabihahisha icyumweru urugo rwose rukarya urabyumva abagabo benshi barabizi iyo umugore agusabye amafaranga umushobora kumuha 20 akayamarana ukwezi cyangwa se ugasanga mu byo yari yakubwiye yarengejeho n'ibindi akavuga ati ngiye kugura ibijumba ngiye kugura imineke y'abana ngiye ukabona azanyemo n'akaboga yatubuye mu byo utatekereje cyane rwose donc hari abagore basha gusiragoringa buriya niyo tuvuga ngo
tugira abazunguzayi mu mujyi wa Kigali, tukagira n'abanyagataro. Akenshi abanyagataro ni abagore bafite imiryango batunze, urabyumva, abafite abana 2 cyangwa 3, bafite abana bakarya, bakiga, bakambara, bakavuzwa mitiweli. Rimwe na rimwe abarera wenyine, cyangwa se rimwe na rimwe afite n'umugabo. So nukuvuga ngo rero nige wazanye igitekerezo cyo kugira ngo uburenganzira bw'umugore bwubahirizwe, wazanye igitekerezo cyo kugira tuzirikana umunsi w'abagore rimwe mu mwaka, itariki 8 z'ukwa gatatu, twicare dutekereze ku kamaro k'umugore. Yatekereje neza ariko abantu bakabaye babikora. Byaje kuvangirwa n'iki rero? Icyaje none cyitwa ngo uburenganzira bw'umugore. Ibyo ni inkubiri yatangiye nko muri za 1995. Iyo rero yabaye nk'ibivanga, umunsi w'umugore, kuzirikana icyo umugore amariye societe, byaje mu burenganzira bw'umugore, none bibaye nk'ikintu kimeze nko guhangana, ubundi babyita ngo uburinganire, ubwuzuzanye, uburinganire, ariko bitari ubwigaranzurane. Abagabo bamwe babirakariramo bati abagore baradutegetse, abagore nabo bati igihe mwahereye. Urumva gufata concept nabi nayo ntiyari mbi, abantu babayeho buzuzanya, ntacyo byabitwaye. Ikintu kinambabaza cyane, abantu babigira intambara nabo ku mihanda, uri kuri mikoro, uri kuri kamera, ariko agera mu rugo iwe ayinya akaba wa mugore tuzi wa Kinyarwanda. Urabyumva ku mihanda yasakuje, yewe baratumaze bagize gute, yagera ayinya, yagera mu rugo akamenya ko agomba guca bugufi, akamenya ko ari umutima w'urugo, umugabo akaba umutwe w'urugo. Ibyo rero ibyo tubisanga mu munsi w'abagore, ariko cyo tugiye mu burenganzira bwabo usanga byabaye intambara. Mwatwibye ibi, simvuze buriya, usibye ko tubikabiriza iyo bigeze mu mategeko. Ntabwo kuba umutungo w'urugo ari 50%, ntabwo kera umugore yaryamirwaga, bari bafite uko abakobwa iwacu twabahaga iminani nk'abandi. Kandi umutungo w'urugo wabaga ari uwa data na mama, bapfa natwe tukawuzungura ku buryo bungana. Niba hari hatangiye kuzamo ababikora nabi, hakazamo ibisiribobo, hakazamo abashaka kuryamira abandi, ntabwo ari ibintu byari bikaze cyane. Gusa hari imico batashyiraga abakobwa ku ishuri, hari abatarabahaga n'iyo migabane, cyangwa se akamugenera nabi. Hanyuma noneho haza bwa burenganzira, ya 50-50 rero igiye kumarisha abantu. 50-50 iraza ikagera muri telefone, 50-50 ikagera mu rukweto, 50-50 ikagera mu mpano wahawe n'umuvandimwe, 50-50 ikagera, tukabivanga. Iyo rero nuvuga ngo uyu munsi wari mwiza, ariko haje ibyitwa uburinganire, ubwuzuzanye, uburenganzira bw'umugore, ikibuga kisa naho cicuritse muri bamwe, ntabwo ari bose. Ariko ndabizi ko mu miryango imbere, imiryango mizima, biracyameze ko hakundi. Ntaho bitaniye n'ibya kera. Umuryango muzima wa kera wubahaga umugore, n'ubu umuzima wubaha umugore. Itari mizima rero niyo yitabaza iki? Amategeko, uburenganzira, ariko ahubwo bikamara iki se? Ntacyo bitanga. Kuko iyo byageze mu mategeko, iyo atangiye kuvuga ngo n'uburenganzira bwanjye ni 50-50, iyo utangiye kuzana 50-50, niho handi umugabo atangira kuguhisha imitungo. Ati atangiye kumbwira 50-50 no kukazu mama yanyihereye, atangiye kumbwira 50-50 no kuri gift umuntu yanyihereye. Iyo bitangiye gutyo niho haza kugenda bahisha, buri umwe ahisha ukwe, ariko n'abagore bahisha nabo barahari. So ngayo nguko rero muri make situation ijyanye n'uno munsi nuko nayivuga. Kandi nuko ejo utabashije kubona umwanya ngo dukore ikiganiro, aha hantu twicaye nagombaga kubivuga, nkatumira abantu bakaza kudufasha guhekenya ari amazi. Hanyuma ubwira iki umugabo utoteza umugore, umubwira amagambo adakwiye, umwita amazina mabi adakwiye? Ntacyo namubwira, wamumana mukubita. Ntabimubwira iki se? Ntabwo aza agaciro k'umugore. Ubundi se umuntu ko tuzi ko uravuga umugore we cyangwa w'iruhande? Wiruhande cyangwa umugore we? Oya, ni babiri batandukanye. Okay, umugore we w'isezerano. Umugore w'isezerano turabizi ko isezerano ntabwo ripfa kwizana. Muraganira, mugahuza ibitekerezo, mukarambagizanya, mukemeza kurushinga, mwamara kurushinga mugahamagara imbaga y'abantu, mukabibereka. Nyuma y'amezi 9 mukabyara, mukagira umwana. Ubwo hagati harimo iki? Kurarana,
kurarana, gusangira icyumba, gusangira amashuka, gusangira imibiri, gusangira ibiryo, gusangira dushe, gusangira byose. Arangiza akabyara, yamara kubyara kabiri, mubyaranye kabiri, ubwo buzima bwose mwabanyemo ukamubona nk'ikimbwa ihaze, uwo ni ugukubitwa cyane rwose. Udaha agaciro iyo nzira nkubwiye, wifata umugore umaranye n'umugabo imyaka 3 ngo uvuge ngo yatutse umugore we. No, banza ukore ngo bamaranye imyaka 3 byaraciye hehe, bagiye kubana bamaranye ngaye. Umugabo rero ufata iyo nzira yose nkubwiye akayitesha agaciro no gukubitwa. Hari ikiganiro nabonye cy'umukecuru kwa Rweme Mbabazi, sizi niba wigeze ukibona. Abona kiguhaye. Umukecuru amaranye n'umusaza imyaka 70, ariko ngo bari muri process ya gatanya. Kubera iki? Ntabwo ari kimwe n'icyo warumbajije, ariko oya ni wanjye kirari nuko kitarajya. Warumbwiye ngo umugabo ubwira abo barapfa imitungo. Nubundi amubwira amazina. Oya, okay, icyo nagisubije. Ariko abapfa imitungo yazanywe na rya tegeko nyine ry'uburinganire. 50-50 niyo iri kusenya ingo ofete. Kandi nanjye icyo ndagifite simora nkikubwira cy'umukecuru bamaranye, bafite umwana mukuru w'imyaka 46, bamaranye irenga iyo. Nabo bari muri process ya gatanya no kugabana imitungo niyo yazanye ikibazo ofete. Uwazanye 50-50 niwe wazanye ibibazo. Hanyuma noneho n'ubuzima bwa kino gihe ubona ko abantu bose bahurumbiriye agafaranga, bigatuma wirengagiza umuntu mwabyara. Nk'abo ngabo baje wanjye babyaranye abana bane, umugore arahungira Tanzania, umugabo arafungwa, umugore yahingiye Tanzania muri 1994, umugabo arafungwa 96, umugabo afungurwa 2009, umugore ahunguka 2013. Umugabo ati reka wataye urugo, guhunga se no guturugo. Umugabo ubundi inyigisho y'umugabo wese utari gufata umugore neza, muhere mwirambagiza. Umwa munsi wa mbere muhura wamubona gute, uyu munsi uri kumufata ute? Keretse ufite za gihamya zivuga ngo nawe yankoreye ibi. Ariko niyo yabigukorera, hamagara umuryango. Ntabwo ari ujya kumukandisha urugi, ashobora kukukosereza. Ariko agukosereje, hamagara umuryango, abavandimwe be, abawe, mu biganire, mufata umwanzuro. Ntabwo ari byo kujya mu nkiko. Nkora mbikubwira ko urugo rwageze mu nkiko niba rukiri urugo, ariko buri ruhande ruba rufite ngo uruhare rwaro. Nk'umugabo rero ufata imyanzuro, Franchement bareka nkubwire ngiye kamere yanjye, wabishegeye ntabiguharira nkajya gushaka ibindi. Ndi kimuga se uyu iyi se ni watermelon inko gute se? Barashaje ku buryo batakora, batagira ibindi bakora. Nakubwiye ngo ari umuntu ukunda, uzirikanye uko mwahuye bwa mbere, umwe yaharira undi. Simvuze ngo umugore aharira umugabo cyangwa umugore ariko kugira mu burane, umwe yaharira undi. Ubwo rero habaye kugigana, ya mitekerereze ipfuye yasubiye inyuma, wayimuharira. Ubundi reka nkubaze, iyo myaka bamaranye ntibabyaye? Abana bafite abana bari gukora iki muri ayo makimbirane y'ababyeyi babo? Bibereza Kigali barabyina gusa, iwanyu isonanye ko barashwana, wowe urahura kanuye gusa ngo wagiye muri Coffee Day, waraye mu kabyiniro, iwanyu bari kumarana. Si wo muryango wa mbere abantu bamarana 40 mu myaka 40, mwamubyaye mwuzukuruje. Ubwo ruva umuryango waragutse kwa ba mwana, ufite abana 5, ubwo ufite ba mwana 5, wose umuryango mugari. Mujya murinda mujya mu nkiko, abo bantu mwabahamagaye bananirwa kubabwira umwanzuro w'ikibazo. None izo nkiko bari kuzijyamo afatekanyije na mukuru, uwo mugabo afatanyije na mukuru, aburana n'umugore se, kuko mukuru we bamurambagije ari babiri bavukana. Barambagiza umukobwa we akora amahitamo ye, aravuga ati uyu nguyu niwe nakwemera. Yego, mwemeye barabana kuko umukobwa iwabo bari bifite, nabo bifite afite ku gafaranga, banatera imbere cyane. Ariko muko gutera imbere, wa mukuru wa mugabo yakomeje kujya mu matwi, umwe babenze akajya mu matwi umugabo akamwereka. Hagararira aho ngaho, umugabo wajya mu matwi yamarana umugore imyaka 40. Iyo 40 iyo 40 yimaze bamuri mu matwi, urwo rugo rukabaho. Umugabo ugirwa mu matwi se n'umugabo, ni ikibazo cy'iyo mitungo yamugiye mu matwi, ahubwo yamugiye mu matwi imuziba umutima.
urumva yamugiye mu matwi imuziba n'umutima. Ntabwo umugore mumaranye 40 ans ntabwo bakujya mu matwi ngo gira utya bamuzi kukurusha. Iyo abyaye abana baba bande none uwo ni umugabo wo gushukwa cya mu matwi. Umugabo ugirwa mu matwi se nuwe ni umugabo shira hasi ukubite. Niko bimeze mu matwi. Rambika erega impamvu nkubwira ngo kubita rambika ukubite nuko bene uwo mugabo agera handi yaba ari we ugura amacupa menshi mu kabari bakagira ngo ni umugabo kandi wapi abari kwanduza abandi. Ejo rero yasengerera abasore bakavuga bati yasengerera abasore bakavuga bati uyu mugabo niwe mugabo dora arasengera yarangiza bagashaka kwitwara nkawe arangiza societe. Rambika ego nababara ariko ubwo nawe hari ibindi namubaza muri iyo 40 ese kwa Rweme yerekanye iyo 40 byose uko byatangiye. Afite gihamya yuko wa undi yabenze ari uri kujya mu matwi umugabo we cyangwa hari izindi nyungu bahuriyeho. Ahamagaye umugabo we nyine no umugabo aravuga ati wese kujya unkubita ko ntabivuze. Umugabo wese yabijyanye hehe nuvuga ngo ahavara ni nkaho Rweme akamaje nyine wowe ibiri kubiho mu rugo rwawe ufite mu ruhe ruhare nawe ararufite. Ariko uko byabera kose ntabwo itangaza ko ari byo bikemura. Habanza wa muryango mugari mu myaka 40 inshuti mwubatse kukimuzitesheje agaciro mwazihamagaye mukazibwira ati dare none atangiye ino ngeso sibyo se ubuze simba hamagaye buri munsi ni bakeya muri 2024 bari bakubye inshuro 10 niba ego iyo mbahamagaye nkabereka ngo dore uko tubayeho ejo ningira ikibazo nzahamagara umwe muri aba turi kumwe na madamu nakigira ahamagara umwe muri bariye kuko namumwerekeye kugira ngo agira ate voilà kuki tutagaruka ngo tumenye inzira zo gukemura ibibazo tukareba itangazamakuru inkiko amategeko ubuyobozi inzego zibanze sohate hariya naho ibyananiranye ubundi ibindi ni mu muryango kandi n'itegeko ryarahindutse nuko bataryubahiriza. Ariko ikintu inkubiri yo kumva kwitangaza ko ari byo birangiza yego hari biba byarananiranye. Ariko mw'icyo kiganiro nge nakoze cy'uwo musaza n'uwo mukecuru yari yazanye umukecuru yazanye n'umukobwa we nabwo ariko mwebwe bakobwa bamuzehe na mukecuru ibi biba muri mukecuru muzehe yabaye nk'intare ntago duhora gwasuhuze mwahamagaye barumunabe nabanyokorome umuryango n'abatuye kuri urwo rusisiro rwa Gahanga kununga murababwira bose bakagenda bakwepa bakumva rero ko itangazamakuru rimwe na rimwe rifata uruhande rumwe. Itangazamakuru rimwe na rimwe ridafite uwo mwanya wo gucukumbura ku bantu bamaranye 40 ans imyaka 40. Ese ni gute tutabona abantu bigisha urugo rushinzwe imyaka 40 warusenya mu myaka 2 ngo ku hejuru y'imitungo ngutesha agaciro abantu ikintu cyatumye ufata imitsina urugo karumaramo imyaka 40 wakomeje ukayifata mukarangiza ubuzima neza mugahemba abakobwa mukita amazina buzukuru aho mumugeza ahantu mutagiye gusarura imbuto z'ibyabavunnye. Ariko igihe byari bikomeye mwaravunitse mwabanye nta kazi mugira none mubonye agasambu inka zirabyaye icyo gihe nibwo mutangiye gushwana abana abuzukuru baraje nibyo nkubwira. So urumva rero ntabwo ari ibintu byagakwiye mu muryango nyarwanda. Hari inzira zo gukemura ibibazo zakabaye zibaho zitari inkiko zitari itangazamakuru zitari inzego zibanze aho biba byananiranye. Iyo ni dernier recours. Ndabona abashyitsi bagenda baza tugende ariko turasubira kagiye kugira abo nakira bambuze bagize ngo wenda ariko ni ngombwa ko bijyanye n'uno munsi kandi ejo twabashije kubona umwanya ngo tubibakorere neza. Asante sana kabisa, asante sana.